udahuze uri gukora ikintu kikubaka buryo ubuhuze uri gukora ikintu kizagusenya. Kandi ugiye kuryama ibyo utekereza iyo ubyutse mu gitondo, ibyo utekereza uri mu nzira ujya mu kazi cyangwa uvuyemo, ibyo utekereza uri kumwe n'abandi, ibyo utekereza uri wenyine, nibyo bishepinga reality. Ahitamo ibimubaho. Ariko ashobora guhitamo ibyo atekereza mu buryo atazi, ibyo bitekerezo bikarema ibimubaho. Mene magambo bishatse kuvuga ngo nibitubaho nitwe tubitegeka. Tagera ku byifuzo byabo biturutse kuko batekereza cyangwa se biturutse ku bindi. No kubera yuko ibyo dutekereza biba bitandukanye n'ibyo tuvuga, bikaba bitandukanye n'ibyo dukora. Igitekerezo cyari kiri mu gitabo Think and Grow Rich cya Napoleon Hill, cy'umuntu wagiye kuguza amafaranga inshuti ye, ayiguza amafaranga menshi, ariko aya mafaranga ari yo gushora mu rusimbi. Aravuga ati ubu ngubu umugore wanjye nafashe credit muri banki, dufata yuko umugore wawe wamwatse, wagiye muri banki gufata credit, azi yuko mugiye gukora umushinga runaka, wenda ni credit ya $500,000 n'amafaranga menshi hano mu gihugu. Hanyuma mugiye agiye kubona yumva ngo wayashoye mu rusimbi kuko ari witeze yuko uri bwunguke ukazana $3,000,000 mu rugo. Akiyashyira mu rusimbi yose barayamurya. Arangije aguza inshuti ye yizeraga amafaranga angana nkayo kugira ngo arebe yuko yagaruza yandi, hanyuma akishyura n'inshuti ye ndetse n'umugore. Ariko no barayamurya. Arangije agenda avuga ati bimbayeho, karabaye, ndapfuye, karabaye, ndapfuye, karabaye, ndapfuye. Niryo jambo agendaga aririmba. Karabaye ndapfuye, karabaye ndapfuye, karabaye ndapfuye, kugeza nubwo n'abaganga bamujyanye agenda aririmba ngo karabaye ndapfuye, karabaye ndapfuye. Wakwibaza ngo nyuma y'amasaha 3 wagize kwa muganga wa mugabo byamugendekeye bite?